Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye, mwese shalom shalom, ndabasuhuje bifuriza amahoro y'Imana bahore mu mitima yanyu. Ni Kevin TV nagarutse, mwarakoze cyane, duherukana baha ubuhamya, abagiye babundika muri comment bambwira ngo muranyishimiye, thank you so much. Abambwiye ngo courage, mwarakoze cyane, ni ukuri ni iby'agaciro kubagira, kuba mbafite, kuba ndi hano ni ku bwanyu, Imana ibampera umugisha. Rero nagarutse, reka dutangire dusenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko uri mwiza, wera, uhambaye, izina ryawe niryamamare. Aka kanya rero Kristo mwiza tugiye kuganira n'abantu bari mu mpande enye z'isi, bari hirya no hino, nyemerera nyagora kuguma ntabari njye, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru, abari wowe uza wirangurure mu banyarwanda n'abari bari mu bihugu bitandukanye, abari wowe uvugira mu izina rya Yesu Kristo. Mbohoje iki kirere, imbaraga z'Imana zize zikigote, uburinzi bw'Imana buze bubane natwe, ntaba ari twe, izina ryawe rishyirwe hejuru, kuva dutangiye kugeza dusoje, duhamagaye igitinyiro cyawe n'ukwera kwawe ngo bize bibane natwe, mu izina ryawe tubisabye twizeye Yesu Kristo, amen. Murakoze, nk'uko mubizi ni Kevin TV, mba bafitiye ibintu byinshi kandi byiza, ni ukuri. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Narababwiye ngo ijambo ry'Imana nibwo buzima, ijambo ry'Imana ni imibereho. Wowe uri kunyumva, jya wizera Imana ariko usome n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rikubiyemo ibintu byinshi cyane. Ijambo ry'Imana rihumuriza imitima, ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana niryo rituma kwizera kwawe kuzamuka kukagera ku rundi rwego, kuko ibyo wumva utasomye Bibiliya ntabwo byaba byiza kurutaho. Rero ndagushishikariza gukunda ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi, ijana na kabiri, ni igice cy'102, umurongo wa mbere, haranditse ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye ukugereho, ntumpishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye, untegere ugutwi ku munsi ntakiramo, unsubize vuba. Haleluya. Imana yacu nishimye. Uwiteka ngumva gusenga kwanjye, ngumva gutaka kwanjye, maze ngo nsubize ku munsi ngutakiramo. Haleluya. Imana yacu nishimye. Nawe muri uyu munsi, uwo uri kunyumva, ndakwifuriza ko wabwira Imana ngo yumve gusenga kwawe umunsi ku munsi, ku byo uyisaba ibiguhe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ngo sinzatinya ikibi cyose, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo iruhande rw'amazi adasuma. Haleluya. Nawe ndakwifuriza gufata Imana nk'inyembaraga, ikakubera Uwiteka, ikakubera umwungeri, akaba ari we ukuyobora ku manywa na nijoro, kuko umwana w'umuntu yagufata akakurekura, umubyeyi arakurera akagukuza akakureka, inshuti ziraza zikagenda, ariko umuntu nabonye utajya udusiga mu byago no mu makuba ni Yesu wenyine. Haleluya. Imana yacu nishimye. Rero ndakwifuriza nshuti yanjye kuguma kuri Yesu, ndakwifuriza kubana nawe akaramata, ndakwifuriza kutazigera umurekura, kuko niwe wenyine uzagukunda urukundo abantu batigeze bagukunda, niwe wenyine uzabana nawe mu bikomeye no mu byoroheje, niwe wenyine uzababarana nawe akishimana nawe. Ariko twebwe abana b'abantu dushobora kwishimana, ejo wababara nkagusiga nkagenda, ariko Yesu, haleluya, Yesu niwe utajya wemera kudusiga, niwe utajya utuva iruhande mu makosa, mu byiza, ahorana natwe. Rero Imana yacu nishimwe, ihimbazwe. Uwiteka ngumva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye,
kukugereho. Haleluya. Ese ujya utakira Imana ukayibwira ngo Mana, aka kanya ndi gutaka, nyemerera wururuke unyumve, ndakwinginze. Hari abantu basenga ariko bagasenga bategereje umutima Imana cyane. Ni ukuri nusenga jya usenga wizeye, kandi ujye utakira Imana wumva iri kumwe nawe, uyifate nk'inyembaraga kandi uyifate nk'inshuti yawe, uyibwire ngo Uwiteka, wowe ndi gusenga, umva gusenga kwanjye, wumve gutaka kwanjye, maze wururukire kunyumva, wururukire kunsubiza. Imana izakumva kandi Imana izakugirira neza. ngo ntumpishe mu maso hawe ku munsi w'umubabaro wanjye. Haleluya. Jya ubwira Imana ngo Mana, uyu munsi niwumva wihebye, niwumva wigunze, niwumva hari ibintu byinshi bitari kugenda muri wowe, jya ubwira Imana ngo Uwiteka, nyemerera uze wumve gusenga kwanjye. Kuri uyu munsi mbabaye, kuri uyu munsi numva byashoboye, kuri uyu munsi hari igihe kijya kigera neza ibintu bikanga, ubuzima bukamera nk'aho buhagaze, ariko muri icyo gihe wabuze uwo utakira, wabuze uwo uhamagara, jya uhamagara Imana, kuko yo yiteguye kukumva kandi cyane, kandi yiteguye kukurengera, kandi yiteguye guhindura bya bintu ubona ko bitahinduka, bya bintu ubona ko byananiranye. Imana yiteguye kugira gute kubishobora, kuko yo ishobora byose, nta kiyinanira. Mu biriho byose nta na kimwe kitaremwe n'Uwiteka. Nimba rero nta na kimwe kitaremwe n'Uwiteka, uraterwa ubwoba n'iki? Iyo yabiremye ibihereza amatwi yo kumva ibyo ushaka n'ibyo wifuza, kubera ko irebera hose icyarimwe, nta na kimwe kiyihisha, yewe n'urushishi. Ibaza Imana izi umusatsi wo ku mutwe wawe uko ungana, izi umubare wayo, ni igiti cyayinanira ku buzima bwawe. Nshuti mwene data, wowe mubyeyi uri kunyumva, wowe mupapa uri kunyumva, wowe musore mukobwa uri kunyumva, izere Imana kandi uyiringire. Niyo nabonye yonyine nshuti yo kwizerwa kandi yo kwiringirwa, niyo nabonye yonyine itabara umuntu hahandi abantu batagutabara. Imana ijya yuruka. Wari wagera mu kibazo ugahamagara inshuti, ugahamagara abavandimwe, ugahamagara umuntu wese ntagutabare, ariko ndakubwiza ukuri yuko Imana yonyine niyo ibasha gutabara umuntu. Imana yonyine niyo ibasha kukumva kuruta uko babandi bose uba wiringiye batabasha kukumva, ariko yo ijya yururuka. Imana yacu ni ishimwe. ngo ntegera ugutwi ku munsi ngo utakiramo unsubize vuba. Ni ukuri ingingo Imana, uyibwire ngo Mana ndarushye, Mana ndaremerewe, bya bindi wowe uzi njye ntazi, ubibwire Imana byose. Bwira Imana ngo Uwiteka, ni wowe mpanze amaso, ni wowe nuburira amaso ku manywa na nijoro, ni wowe ntabaza, ni wowe ntakira, ni wowe bwugamo bwanjye, ni wowe mwungeri wanjye. Ndi kumwe nawe sintinya, ndi kumwe nawe simwara, ndi kumwe nawe mfite ubudahangarwa. Yibwira umubabaro wawe kandi uyinginge, wibwira ati Uwiteka ntabara kandi unyumve unsubize vuba, kuko Imana iruruka, Imana yacu irumva. Twajyaga dukunda kuririmba akaririmbo tukiri abana kavuga ngo werega yewe irumva, Imana yacu irumva. Haleluya. Imana yacu irumva. Ni ukuri njye ndabizi neza, mfite ibimenyetso birenze kimwe, birenze bibiri, binyemeza yuko Imana izakugirira neza. Ese ubwoba ufite n'ubwige, witinya, wikupa umutima wawe wibwire ngo wowe mutima wanjye wimpagararamo. Umuririmbyi umwuka ararimba ngo wowe mutima urira ngo ngwino kwa Yesu, ngo amakuba yawe ngo uyamubwire, ngo mubwire buhoro ngo ibikurushya, ngo n'ibikubabaza n'ibigutera, ngo kandi wowe kugira ubwoba. Haleluya. Wigira ubwoba witinya, bibwire Yesu byose. Yesu ni inshuti yawe, Yesu ni inshuti nziza, yiteguye kugutabara, yiteguye kukuruhura. Imana yantabaye mu buzima natangiye mbabwira, ikandinda, ikabundindiramo, ikaba ingejeje uyu mwanya. Wowe urinde yananirwa gutaba, wowe wakoze iki cyatuma Imana itakumva, wowe urumva ko utandukanye n'abandi. Oya, Imana yacu ntabwo igira obanura ku butoni. Ikintu nyikundira ni uko itarobanura ku butoni. Haleluya. Ibaza Imana yacu iyo ibireba uburanga, iyo ibireba igihagararo, iyo ibireba aho umuntu avuka kugira ngo igire icyo ikorera umuntu, twari kuba abandi, ese twari kujya, ese twari. Haleluya. Imana yacu ni ishimwe. Ariko
umuririmbyi umwuka yaririmba ngo mana utareba uburanga nturebe igihagararo nturebe aho umuntu avuka nzajya ngukorera. Haleluya. Ngo Imana itareba uburanga ngo ntirebe igihagararo ngo ntirebe aho umuntu avuka ngo nzajya nyikorera. Nawe ni ukuri reka nkubwire witinya wikuka umutima. Imana itareba uburanga, Imana itareba amashuri, Imana itareba famiye umuntu avukamo, Imana itareba abantu ugendana nabo. Reka nkubwire, iyo haza kuba Yesu yaradusabye ibitambo twari kuba abandi. Haleluya. Imana ishimwe ko wa mwenda wari ahera watabutsemo kabiri kugira ngo natwe twigerere. Ibazi yaba ari mu gihe cya kera nk'uko tubisoma muri Bibiliya bigasaba ko umuntu agera ku Mana ari uko abanje gutanga igitambo. Ese uwari kukubwira ngo jya gushaka inuma y'intura wari kuyikura he? Ese nimba byari busabe ko utega indege ukajya mu kindi gihugu wari gukura he amafaranga? Aka kanya wowe uri kunyuma ukaba udafite amafaranga wari kuyakura he? Ariko Imana yacu nishimwe ko itareba uburanga, itareba ibyaha. Haleluya. Imana yacu niyamamare. Izina ry'Uwiteka Imana rishimwe cyane kubera ko Imana yacu ni umukozi w'umuhanga, ni umutabazi, ni umurengezi. Ibyananiye abana b'abantu Uwiteka niwe wenyine ujya ubishobora. Rero nshuti yanjye, muvandimwe, mwene data, wowe uri kunyumva, izere Imana, wishidikanye ku Mana, wikirirwa ubaza imitima wibwira ngo umutima wanjye, ubwira umutima wawe ngo ukore iki. Senga Imana, senga Imana yizeye kandi uyiringire, yihanga amaso kuko nta wayikoreye ngo akorwe n'isoni, nta n'uwayitabaje ngo ibure kumutabara. Wowe se Imana yabuzwa n'iki kugutabara? Imana yantabaye, we yabuzwa n'iki kugutabara? Hari igihe umuntu avuga ngo reka njyewe reka nihereho. Njyaga nkunda kubwira Imana nkicara avuga ati Imana mfite ubuhamya bwinshi ariko ntabwo numva kubuvuga, ndumva igihe kitaragera. Ese igihe kigera ryari? Njye nicaraga nkavuga nzabanza ngire inzu, ngire imodoka, mbe umukire ku buryo nzajya ntambuka abantu bose bakavuga ati uriya muntu ni umukire. Nibwo nzavuga Imana, nibwo nzavuga ibyo yankoreye. Ariko reka nkubwire ukuri, vuga Imana kuko aka kanya ndi kuvuga ibi, hari igihe n'ibyo mvuze nzongera nkicara ndi kubabwira ati bya bindi navugaga Imana yarabikoze. Rero wariye vuga Imana, utariye vuga Imana. Imana irabashakaho ko nanjye nibwira twese Imana iradushakaho ko tuyikorera tuvuye mu bintu bitandukanye, tuvuye mu bidafite umumaro, tuvuye mu bitujarajaza, ugakurikira Imana uzi neza ko uyikurikiye, apana kuyikurikira wagera imbere wahura n'ikibazo Imana nkuvuyeho. Hari umuntu ukizwa agakizwa bamubwira ati Imana y'abarokore ifite imbaraga, ikora ibitangaza. Akagenda akajya mu rusengero avuga ati ngiye gushaka Imana ikora ibitangaza. Yahagera ibitangaza akabibona akavuga ati aha niho nari narabuze, ibitangaza nabibonye. Imana yamuha nk'inzu akavuga ati haleluya haleluya. Ejo byakanga akavuga ati ya Mana nakurikiye se ko bigenze gutyo. Ariko reka nkubwire mwene data, oya wikurikira Imana uyikurikiyeho ubutunzi, wikurikira Imana uyikurikiyeho ibintu runaka, ahubwo kurikira Imana kuko wayimenye, kuko yagukunze ikagucunguza amaraso yayo, kuko yatanze umwana wayo Yesu Kristo akaza mu isi akababazwa ku bwacu, akageragezwa. Ese nimba Yesu umwana w'Imana yaraje mu isi akababazwa, agatukwa, akandavura, akabwirirwa, akabura, agaterwa amabuye, akavugwa nabi n'abo yizeraga, wowe urinde wumva ko ibyo bitazakugeraho? Icyo tubura mu buzima ni ugukomera. Icyo tubura ni ukurwana urugamba dushikamye, dufite imbaraga, dukomeye. Kuko iyo urwanya urugamba neza uranesha. Kandi buriya mu ntambara zose uri gucamo, ni ukuri pe, hagarara kigabo, ukomere ushikame. Imana ntabwo izakureka, ntabwo izigera ikurekura n'isegonda, kuko Imana ikurekuye n'isegonda ibyawe byose byahita byibagirana. Rero hashimwe Yesu, haleluya, hashimwe Yesu ujya ubabarana natwe. Imana yinjirana natwe mu kibazo, ikagumana natwe, ikibazo kikaba iri kumwe natwe, ni ukuri kugeza gikemutse. Ariko se ninde muri mwebwe waba ufite inshuti yemeye kumukurikira, yemeye kumugumaho mu bibazo, mu bibi byinshi? Hari ukuntu umuntu aca mu buzima bw'ubukene ukaba ufite inshuti, niyo ubwira ikibazo cyawe inshuti ikakurambira.
ni ukuri inshuti zijya ziturambirwa, inshuti zikatuvaho. Ngende kubikubwira kuko byambayeho, njyewe ndakubwiza ukuri byambayeho. Abantu bose barandika, famiye nkabura n'umpamagara, abavandimwe nkabura n'umpamagara. Kubera iki? Igihe ubundi hari igihe kijya kigera Imana ikemera ko ibintu byose bikugeraho bitewe n'umugambi wayo, kandi umugambi w'Imana ntabwo ari mubi, umugambi w'Imana ni mwiza kuri wowe. Rero wicika intege, witinya, witerwa ubwoba n'ibyo ubona, witerwa ubwoba n'amagambo y'abantu, witerwa ubwoba n'ibibazo uri gucamo. Aka kanya ushobora kuba uri kuburara, ejo ukarya. Aka kanya ushobora kuba uri mu bitaro, Imana yagukiza ejo ukavamo. None se ko hari abajya mu bitaro bagapfa? Wowe shima Imana kuba ugifite ubuzima. Ubundi cya mbere ni ubuzima. Mu gihe ukiriho nshuti yanjye, ugihumeka, ukibasha kuvuga bikemera, ugatera intambwe bikemera, ukabona uraryamye ukabyutse bikemera, ndakwinginze wikiheba. Kuko mu gihe ugihumeka haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka, kikagira amashami, ndetse ngo kikera imbuto nziza. Ni ukuri ndakwinginze nawe rero, haracyari ibyiringiro yuko ubuzima urimo bwahinduka, haracyari ibyiringiro yuko imibereho uri gucamo aka kanya Imana yayihindura ikaba imibereho myiza. Haleluya! Imana yacu ni ishimwe, Imana yacu niyo mutabazi. Imana yarandinze, indinda mu buzima bukomeye, ibana nanjye mu buzima bushaririye. Ndakubwiza ukuri uko ndeba uko hari igihe cyageze nkarara hanze, nkarara muri rigori, nkarara nkaza nko ku gipangu cy'umuntu nkaryama, ariko Imana yarahandi. Ngende umwana w'umukobwa, Imana irarira. Rero ndakubwira Imana, nshuti yanjye, ndakwinginze izere Imana, wicika intege, ntukabure ibyiringiro. Jya usenga, ndabakumbuza gusenga, ndabakumbuza gufata Imana nk'inyembaraga, ndabakumbuza kugira Imana inshuti kuruta uko ibyo wakambwiye bibwire Yesu. Wabwira Yesu byose, ngo ibikuruhije n'ibikubabaza, ngo n'ibigutera, ngo arakunda, ngo kandi ngo afasha abashavuye, ngo we kugira ubwoba kandi wirira. Urarizwa n'iki? Nimba Yesu yarakwitangiye akajya ku musaraba, agaterwa imisumari, akaterwa amacumu, bakamubamba azira wowe nanjye, ni ukuri uraterwa ubwoba n'iki? Humura, witinya, komera, izere. Haracyari ibyiringiro yuko Imana yacu iriho kandi ikora. Haracyari ibyiringiro yuko Imana yacu yagutabara ikagukura mu kazi ko mu rugo, ikakuhereza bizinesi ugacuruza, ukajya wurira indege ukajya kurangura Dubai warakoze akazi ko mu rugo. Haracyari ibyiringiro ko umuyede yavamo enjeniyeri. Ibyo mbabwira ni ukuri. Witinya rero, wikiheba, wikuka umutima, mbabarira, wizere Imana. Ubundi ikibura mu buzima bwacu ni ukwizera. Ubundi nimba hari ikintu nabonye, ikintu gituma ikigeragezo kigusharirira kikagukomerera, ni uko utizera. Wowe muri wowe uzahora muri wowe, ubwo birarangiye, noneho ibi bintu sinzabivamo, noneho ibi bintu oya, izere. Wowe jya wizera. Njye naciye mu bibazo nkajya nkomera, avuga ati ibi bibazo ndi gucamo uko byamera kose haracyari ibyiringiro yuko Imana yabinkuramo ikanshyira hamwe. Najya nsenga Imana naburaye. Ese ndakwinginze n'ukuri, ndakwinginze wicika intege zo gusenga, wicika intege zo kuva kuri Yesu, wicika intege. Kuko ndakubwira ngo najyaga mburara nkasenga Imana, nkabwira Imana kuko ubu ndaburaye, uzangaburira njye mpari. Nawe reba ukuntu ngana, ndetse nangana gutya ntariye. Imana yarangaburiye, ndarya ndahaga, nkiyongeza. Rero wowe ushobora kuba uri guca mu buzima bukomeye ubona ko butahinduka. Ni ukuri, nta kure cyane Imana itagukura, nta na kure cyane Imana itakuva. Haleluya! Wicika intege, wigira ubwoba, wikibaza ibintu byinshi, izera Imana. Ubundi turabura kwizera. Njye nakuze ndi umwana nizera, nkurira mu buzima bugoye, mu bana 12, nkabona ukuntu turya, nkabona ukuntu twabaga muri ziriya nzu z'ibyatsi. Njye nabyirutse tuba mu nzu y'ibyatsi, imvura yajyaga igwa, mama akazana ibirago akatworosa ibirago, ariko bikanga. Urabizi ibirago ntabwo ari ibati, bikanga tukanyagirwa. Ubwo buzima nabukuriyemo, ariko nkajya mvuga ati Imana
kuko njye ndi umwana muto cyane ku myaka 7-8 urumva nari maze kumenya ubwenge. Mama yarapfukamaga nanjye ngapfukama, yasenga nanjye ngasenga, yajya mu butayu nanjye nkamukurikira. Urumva hari ukuntu nyine mu cyaro mama yagendaga akajya nk'ahantu hari ibishyimbo byinshi akajya gusengeramo, akareba ahantu hari agashyamba akajya gusengeramo kumukurikira. Ariko nareba mama wanjye akavuga ati njyewe muri njyewe simbimubwire, nkavuga ati Mana nzakira mbe umukire, nziga nkore nsinde, ubundi rero mbona akazi keza nk'umukire nkize mama wanjye. Ibitekerezo byanjye byinshi byabaga kuri mama, kuko narebaga mama ukuntu avunika na papa, ariko nyine urabizi abana akenshi bita kuri mama kuruta papa. Na papa hari ndamukunda pe, na mama ndamukunda, ariko buriya nakundaga gutekereza nyine kuri mama. Nshaka kuvuga mama akavuga ati wenda nta papa arahari, bose barahari, ariko ndakubwiza ukuri nyine nakundaga, kuko mama nyine nabonaga akora utuntu dutandukanye kugira ngo turye, akajya gucuruza isambaza, akajya gucuruza indubu, njye mvuka Icyangugu narabibabwiye, kugira ngo tubeho. Akagenda akirirwa akikorera ibasi, akikorera ibiki kugira ngo tubeho. Nkavuga ati Mana ndazi neza yuko ushobora byose, kuko mama agusenga buri munsi, nzi neza yuko uzamutabara, kandi nanjye nzi neza yuko nzakura nkaba umukire. Ibyo byiringiro narabikoranye kuva ndi muto, kandi na n'ubu ndacyafite ibyiringiro yuko ahandi nzahava nkajya n'ahandi, kubera Imana, kuko Imana yacu ishoboye byose. Reka nkubwize ukuri, nimba usenga ukizeye, nushaka ujya wiryamira uvuga ati reka niryamire, gusenga ubyihorere, kuko gusenga Imana utayizera urimo urategeka. Senga Imana uyizere, kuko ndakubwiza ukuri nta kintu nigeze nizera ku Mana. Birashoboka ko kitahitaga kiba ako kanya. None se kuki umwana avuka ntahita agenda? Kuki umwana avuka ntahita yera amenyo? Kuki umwana avuka ntajye kuvoma? Umwana aravuka akavuka ari uruhinja, akagenda akura, ukabona ikiganza kirakura, akagera ku rwego yicara, bamwicaza ku bibero, yamara kuva ku bibero bakamwicaza hasi wenyine bigakunda, yarangiza agatangira guhagurukira ku kintu bikemera, yamara guhagurukira ku kintu akajya yihagaritsa we ubwiwe bigakunda, noneho bigatangira atera intambwe agenda. Uko rero niko nawe mu buzima bwawe bimeze. Ntabwo uko umuntu ashaka ko amera ntabwo ariko ahita amera, ahubwo ikintu kitugora nabonye mu buzima ni ukwizera guke. Ukabona uri mu buzima bubi ugahora wumva ko ubuzima bwawe butazahinduka. Kubera iki se budahinduka? Kuki se ubw'abandi bwahindutse? Imana yatabaye runaka nawe yagutabara, Imana yagiriye neza runaka uwuzi nawe yagutabara. Wireba ku bandi uvuga ati bariya barahiriwe, ntabwo ari uko bahiriwe, ntabwo ari uko wowe Imana yakuretse, nta nubwo ari uko yakwibagiwe, ahubwo ni isaha yawe itaragera. Isaha yawe nigera igitego kizijyanamo. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Isaha yawe nigera umupira uzinjira mu izamu, ubona ibintu birahindutse. Imana nishimwe. Njyewe n'ukuri nabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Nimba naravutse mu bana 12, byarashobokaga ko ntari no kubaho, byarashoboka ko ntari no kugera muri uyu mujyi, ariko byose Imana yarabikoze. Nimba twarakuze twese tukaba turiho, tukaba duhumeka, nta n'umwe usabiriza, nta mbobe irimo, wowe urinde ucika intege uvuga ati Imana yarandetse, ntabwo Imana yakuretse, ndakwinginze. Nta nubwo Imana yagutaye, Imana iracyagukunda kandi igufiteho umugambi mwiza. Yizere, wicika intege. Nkunda kwandika utuntu dutandukanye, akantu kose ntekereje ndakandika. Aha ngaha naranditse ngo uzi ko Imana yemera ko ibintu byose bikugeraho. Imana ijya yemera ko ibintu byose bikugeraho, nanjye bikangeraho. Mbese yemera ko ibintu byose bitugeraho. Ni ukuri rero, nimba Imana yemera ko, none se wagize ngo reka nkubaze, iyo ugiye kurwara Imana iba ihari, ibikureba. Hari impamvu nyine urwaye, kubera kuri mu isi. Na Yesu ubwiwe nakubwiye ngo yarageragejwe, wowe urinde wumva ko ikibazo kitakugeraho. Ndakwinginze, kuko Imana yemera ko byose bitugeraho, ikintu usabwa ni iki?
icyo usabwa ni ugukomera muri ibyo uri gucamo. Nudakomera ukarwanisha amagambo, ukarwanisha urusaku, mu by'ukuri uzatsinda. Ahubwo wowe kuko Imana iyo ibasha gushyira mu isayo kandi ibasha no gukura mu isayo, urumva nimba wari umushumba yarabaye umwami, nawe yabasha kugukura muri ubwo buzima ikagushyira mu bundi. Nimba rero Imana yacu yemera ko duhura n'ibyiza n'ibibi, ni ukuri wibaho uhagaritse umutima, wihebye, wiganyiriye. Reka nkubaze, none se kwiheba nimba uri bwihebe ntibihinduke, uri kwiruhiriza iki? Inama rero nakugira, aho kugira ngo ujyeho wihebe witotombere, senga Imana ibwire ngo Mana, ibi bintu ndimo ntabwo nabasha kubihindura, ni wowe wenyine wabasha guhindura ubu buzima bwanjye, ukabukura ahaburi ukabushyira ahandi, ukabukura ku rwego buriho ukabushyira ahandi. Nimba wowe nta mbaraga ufite zo kuvuga ati njye nimba ndwaye reka nikize, ni ukuri hangana mu bintu utabasha mu buzima, nuca mu buzima utabasha guhindura, jya wihangana, kuko nutihangana uzapfa, kuko kwihangana bitera kunesha. Rero nawe komera wihangane, wiringire Imana. Ntari kureba neza, ahandi naranditse ngo hariho ibintu bidakemurwa n'amafaranga. Wemera ko duca mu buzima, hari ubuzima tugeramo kwa kundi uvuga ngo abakire babayeho neza, ngo babayeho mu buzima bwiza. Wemera ko hari ubuzima hari ubuzima ushobora kubaho cyangwa situwasiyo ushobora kugeramo amafaranga ntagutabare? Baba nitwumva ngo amafaranga akora byose, hari aho amafaranga adakora nshuti yanjye. Iyo wamaze gupfa ibyawe biba byarangiye. Wari wabona umuntu ufite amafaranga asa adapfa, kuki se urupfu rumusanga? Iyaba amafaranga akemura ibintu byose, ntabwo abakire bajya bapfa, sibyo? Siko bimeze. Bajya bafata amafaranga bakagurana urupfu, maze bagakomeza bakabaho. Impamvu ndi kukubwira iki kintu nagitekerejeho cyane. Hari igihe uba mu buzima ukumva ngo kuba ntafite amafaranga nta buzima, nta mibereho. Amafaranga nibwo buzima, turayakeneye n'ukuri. Imana yaduhe mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduha amafaranga, ariko mu gihe itarayaduha twihangane, twe kwiheba, twe gusakuza mu kigeragezo, twe kwiganyira, kubera ko n'uri kwa muganga uyafite, uri kuri bomboni bari kongerera umwuka, ya mafaranga yiwe wenda azishyura ibitaro, ariko ntabwo yayafata abwire muganga ngo akira n'amafaranga maze umvaneho iyi bomboni mpumeke. None se amafaranga yagura umwuka? Ntabwo amafaranga yagura umwuka, ntabwo amafaranga yahindura urupfu, ntabwo amafaranga yakubuza kujya kwa muganga ngo ugende ujye ku gisasiro, ugende uryame kwa muganga umareyo ukwezi abiri. None mugenzi wanjye, nimba wowe ukiri muzima ukaba utari kwa muganga, nawe uri kwa muganga, ndakwifuriza ko wakira mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwifuriza ko Imana yazigahindura ibyanze bwe mu mbaraga z'Imana, mu butware duhabwa n'Imana, ukire mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ubona ko bidashoboka, Imana irabishoboye. Humura, izera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuri rero witerwa ubwoba nuko udafite amafaranga, kuko hari ibintu ducamo amafaranga ntakore. Hari aho tugera amafaranga ntakore. Amafaranga ashaka gutanga umunezero, ariko amafaranga ntabwo yagura ubuzima. Rero witerwa ubwoba ngo nuko udafite ubutunzi, isaha n'isaha Imana yabuguha mu izina rya Yesu Kristo. Iyi si turimo ni ishuri, ni uko buri wese ari mu mwaka utandukanye n'uwundi. Haleluya! Imana yacu ni ishimwe. Iyi si turimo ni ishuri. Ikidutandukanya ni uko buri wese nyine aba ari mu mwaka utandukanye n'uwundi. Nimba ndi mu wa mbere pirimeri, wowe uri mu wa mbere segonderi, sibyo? Rero nimba uzi neza yuko iyi si turimo tuyibayemo twiga, tuzarekera. Uzi ishuri ry'ubuzima rirangira ryari? Rirangira umuntu yamaze kwitaba Imana, nyine yapfuye atakiri umuntu, nibwo ishuri aba rirangiye. Ariko mu gihe uzi kugitera kuka, uracyari mu ishuri. Rero ndakwinginze, iga neza utuje, ubwire Imana ati Mana,
ndi ku ishuri kandi ndashaka gutsinda, sinshaka gusubira inyuma. Uzi ko naranditse ngo biragusaba kwiga neza kugira ngo, sinzi impamvu ntari kureba neza, kugira ngo udasibira. Haleluya. Ni ukuri, niwiga neza ntabwo uzasibira. Niwiga ishuri ry'ubuzima neza, Imana izagutabara, Imana izakugirira neza. Haleluya. Kuko naje gusanga hari ubuzima ducamo tugasakuza cyane, tukitotombera Imana, tukayibwira ati Imana bundi urahari, bundi waranyibagiwe. Ubwo buzima ndi kukubwira, njye nkunda kuvuga ibintu nahuye nabyo, sinkunda kuvuga ibintu nabwiwe ngo runaka yarambwiye, kanaka yarambwiye. Oya, ni ukuri ndakubwira Imana nabonye hari ubuzima ucamo kwitotomba ugatari kumana, ubundi uriho, ubundi uracyakora, ubundi wagiye he, ubundi bimeze gute, ariko Imana yacu irahari. Ahubwo ni ukuri ku ishuri kandi nyine igihe cyo kurisoza ntabwo kiragera, ahubwo icyo dusaba ni ukwihana. Turasabwa kwihangana muri iri shuri, turasabwa gukomera muri iri shuri, kuko hari ibibazo ucamo utakomera ugasaba, cyangwa se bakumva ngo waryamye wapfuye, cyangwa se bakumva ngo warwaye toroma. Mbabarira n'ukuri, wige neza mu bibazo byose uri gucamo, iga kubicamo ucecetse, usenga Imana cyane, wizeye Imana cyane. Ujye usenga kandi unizere, kuko Imana yacu ishoboye byose. Kandi nanditse ngo nushaka nushaka kubaho uri umunyakuri cyane, cyangwa ukuri kose, wige no kubaho wenyine. Haleluya bene data, Imana yacu nishe. Nushaka kubaho nyine uri umuntu, ikintu cyose uvugishwa. Reka nguhe urugero. Wenda ushobora kuvugisha ukuri, ni byiza, sibyo? Ariko icyatumye nandika aka kantu ni uburyo ki umuntu abana n'abandi. Hari ukuntu umenya ko umuntu akwanga, ugahita usara ukavuga ati aranyanga, reka ngende mubwize ukuri, mubwira nti wowe unyanga ute, unyanga warande, nyine ugenda uvuga ibintu byinshi, ibintu byinshi nk'ibyo. Oya, ni ukuri, nubaho muri ubwo buzima, akantu kose ubonye uvuga uzasigara uri nk'agati kari mu nyanja. Nimba umenye ko runaka kwanga, umenya nuko umutwara. Nta kintu cyiza kibaho nko kumenya ko ugendana n'umuntu ukuryarya kandi ubizi. Iyo wabimenye nawe urakupa ibyo wamubwiraga ukabigabanya. Nimba wamubwiraga everything byawe, uhita ko nyine ukupa, ukavuga ati namubwiraga ibintu bitatu, ubu ikintu njya kujya mubwira, ambaza umeze ute, meze neza, wiriwe ute, niriwe neza. Ibyo ngibyo birahagije, apana kongera kunyinjirira mu buzima. Ariko ndakwinginze mwene data, ni ukuri menya kubana n'abantu, kuko nushaka kumenya ngo umuntu yamvuze nawe ukajya kumuvuga, ntabwo uzabaho wishimye. Uzajya uhora ubaho mu guhangana, mu magambo, mu bintu nk'ibyo ngibyo, kandi bitafite ikintu biri bukwinjiriza mu buzima bwawe, ahubwo bifite icyo biri buhungabanya mu buzima bwawe. Rero iga kubana n'abantu ariko ufite ubwenge. Ntabwo ari ngombwa ngo nimba wamenye ko Kevin nakuvuze ngo uze ubimbwire. Ese kuki utabimenya ngo uhite umenya kwiga, uhite wiga uko ugomba kubana nanjye? Iga uko ugendana nanjye, apana kuza ngo mbwize ukuri. Ibaze rero Kevin nusanga nakuvuze ukaza ukambwiza ukuri, n'undi yavuze ukamubwiza ukuri, ese uzasigara wenyine? Kandi nose turimo ntabwo tubaho ku bwacu gusa, ubuzima bwo kubaho wenyine. Impamvu kano kantu nakanditse ni uko nabibizemo, nanyuze mu buzima bwo kubaho wenyine. Ariko nimba hari ubuzima bushariye, ni uko uri wenyine, ntawe ufite waganyira, ntawe ufite wabwira. Ubwo buzima buragoye. Rero iyo wamaze kumenya umuntu, biroroha kubana nawe kuruta kubana nawe utamuzi akuryarya. Ariko iyo wabimenye, ni ukuri byashoboka. Rero wishaka kubaho uhanganye n'abantu, ca bugufi, wige kubaho ubana n'abantu neza mu mahoro. Kandi ntabwo wowe wahindura umuntu, mu gihe rero utashaka guhindura umuntu, kuko abantu
bo muri ino si ntabwo tuzigera tunyurwa ni ukuri uko tubayeho, ahubwo reka dusenge Imana, dufate ubuzima bwacu tubwegamize ku Mana, tubushikamize ku Mana, kuko niyo yonyine ijya ibasha guhindura, kandi niyo yonyine ijya ibasha kureba aho umuntu atareba. Kandi nanditse nta muntu uzigera agukunda kurenza uko wikunda. Yewe yaba umusore n'umukobwa bakundana, yaba umugore n'umugabo, yaba inshuti yawe, nta muntu uzigera agukunda kurenza uko wowe wikunda. Banza wikunde ubwawe, n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite ikimpere. Banza wikunde ubwawe mbere yo kujya kubwira abantu ngo runaka ntankunda, ngo yaranyanze. Nyine yarakwanze, impamvu ni uko igihe cyawe nawe cyarangiye ku buzima bwawe. Rero senga Imana ikuzanira undi muntu w'umumaro, senga Imana ikuzanira undi muntu w'umugisha ku buzima bwawe, kuruta kwirirwa uvuga ngo runaka yaranyanze, runaka yaranyanze. Ahubwo ingenga Imana uyibwire ngo Mana, byashoboka ko wampa inshuti y'umugisha ibasha kunyumva, byashoboka ko wampa imbaraga zo kwinezeza. Nimba muri wowe ushaka ko bagukunda kuruta uko wowe ubwawe wikunda, ntabwo uzigera ubaho wishimye. Rero ikunde mwene data, ndakwinginze, kuko ni ukuri numara kwikunda ukikundwakaza, ubuzima bwawe buzaba bwiza kurushaho, kuruta kuko ngewe nabonye hari ukuntu umuntu abana n'umuntu agahora yumva ashaka ko amushyira imbere. None se nagushyira imbere, weho arishyira imbere ryawe? Nshuti yanjye, ndakwinginze, senga Imana ntiyizapfa ibi byose ndi kuvuga utasena, hatabaye imbaraga z'Imana, hatabaye imbaraga zo gusenga ngo wiyegereze Yesu, umwikoreze imitwaro yawe yose, umubwire ngo Uwiteka ni wowe ntakira ku manywa na nijoro, kandi nzi neza yuko kandi nzi neza ko ibi wabihindura. Ntabwo wabishobora, twebwe imbaraga zacu ni nkeya, ntaho twagera. Umuririmbyi yize umwuka yaremye ngo fata ukuboko kwanjye ungendeshe, unjyanigeza heza k'Uwiteka, sinagira aho ngera ntagufite, mwamaho ushaka kujya unjyane. Haleluya! Ufata ukuboko kwanjye ungendesha, ngo unjyane ungeze aheza k'Uwiteka, ngo sinagira aho ngera ntagufite Mwami, ngo ariko aho ushaka kongera uhanjyane. Ni ukuri ntaho wagera Uwiteka atagufashe ukuboko, ntaho wagera utari kumwe n'Uwiteka. Uwiteka, ndakwifuriza ko Uwiteka yagendana nawe mu buzima bwose uri gucamo, akakujya imbere, akaringaniza ahataringaniye, maze akamenagura ibihindizo by'ibyuma akabicamo kabiri, kugira ngo agakenyuruza abami, kugira ngo agukenyeze. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Humura, ni ukuri witerwa ubwoba n'ibyo uri kunyuramo, haracyari ibyiringiro mwene data. Ijambo ndarikunda cyane, kuko ndabizi neza ko ibyiringiro bihari, kuko umwana wanzwe ngo niwe ukura. Rero birashoboka ko wanzwe, birashoboka ko abantu bakuvuyeho, birashoboka ko inshuti zakuretse, ariko hari Imana itagitererana abandi. Hari Imana ikigufitiye urukundo, hari Imana ikiri kugushaka. Ahubwo yemerere iziture mu mutima wawe. Njye nkunda gusenga Imana nkayibwira ngo Mana, urabizi ko ndi umunyantege nke, urabizi ko ndi mu isi yanduye, isi wababarijwemo, isi wakubitiwemo, isi wanzwemo, isi itarigeze ikwemerera umwana w'Imana. Urabizi ko nyirimo. Njyewe ndinde wo gukundwa na buri wese. Haleluya! Njyewe ndinde wo gukundwa n'abakwanze. Niyo mpamvu ngusabye, jya unkomeza, umpe imbaraga, ugendane nanjye, kugira ngo mbashe kuba muri ino si yuzuye ibyago n'amakuba ndetse n'intambara n'ibindi byinshi duhura nabyo. Rero nawe uko nsenga Imana, njye nkunda gusenga Imana nyibwiza ukuri. Ni ukuri nawe usenga Imana, uyibwire ngo Mana, wihane, ubwire Imana, turabizi ko ndi umunyantege nke, uyibwire byose, yiteguye kukumva. Ntabwo turi bo, ntabwo twarabo kugirirwa neza, ariko ubuntu bw'Imana yacu, ariko imbabazi z'Imana yacu zatumye tuba abana b'Imana, zatumye tubaturwa,
zatumye umwenda warahera watabutsemo kabiri kugira ngo twebwe ubwacu tujye tubasha kujya. Ubu ngubu yaba ari kera ntabwo mba ndahandi kuvuga Imana, kuko ntabwo byari gukunda, kuko ubuzima turimo dukora byinshi byangwa n'amaso y'Uwiteka. Nimba Imana ivuga ngo kiranuka ku gato no ku kanini, hari ubwo usanga watutse umwana, hari ubwo usanga urebye umuntu ukamwibazaho. Ibyo byose ni ibintu Imana idakunda. Hari ubwo usanga ufite mu mutima wawe nyine kutababarira, muri we hari umuntu wakubabaje ntubabarire. Njyewe nahoraga ngaruka kuri ubwo buhamya bwanjye, nahoraga mbwira Imana ngo Mana, ntabwo nzigera mbabarira uriya muntu wamfashe ku ngufu, ntabwo nzigera mubabarira ukuntu yashatse kumfata, yarangiza abibona akanyihakana, abizi ko twarwanye. Nkabwira Imana ngo sinzigera mubabarira. Najya gusenga Imana ikambwira ngo babarira, najya uzi ko Imana yantegetse kumushaka ngo musabe imbabazi kandi yarankoshereje, kuko umutima wanjye wari ufite ikintu kimeze nk'ibuye rikomeye cyane. Numva ntashobora kumubabarira uko byagenda kose. Numvaga rero kutababarira nacyo ni icyaha bene data. Buriya nubaho utababarira nacyo ni icyaha. Niyo mpamvu nkubwira ngo jya ubwiza Imana, kuko iyi si turimo aho ukandagiye ni ibicumuro, aho ugenda ni ibicumuro. Bene data, ndakwinginze gira umutima ubabarira, gira umutima ukunda Imana, kuko iyo ukunda Imana ni ukuri urabizi neza ko iyo ukunda Imana hari ibintu byinshi udakora. Kuko iyo ukunda Imana ugendana nayo, ubana nayo, hari ubuzima ucamo ukavuga ati ubu buzima ntabwo ibi ngibi ari byo byanjye. Kubera iki? Kubera urukundo rw'Imana. Wajya gukora nk'iki ukavuga ati hoya, aha siho mbarizwa, aha ntabwo ariho ngomba kuba. Haleluya! Kubera urukundo wakundanye n'Imana. Izere Imana kandi uyigire inshuti. Njye nkunda kuba inshuti na Yesu cyane, kuko ni we wenyine ubasha guhindura ibyo abantu batahindura. Niwe ufite imbaraga n'ubutware bwo gutegeka ibitari bukunde bigakunda. Niwe utanga ijambo aho abantu bari buri. Nabonye Imana itanga ijambo hahandi abantu baba bari kuvuga turiya ntacyo azimarira, ntacyo azigeraho, uriya ntazaheka, uriya apfuye ubusa, uriya. Ahantu hose unyuze famiye zikakwanga. Uzi ko Imana ijya itanga ijambo, ubwo bazakugarukira ntuzabagarukira. Senga Imana uyizere, ni ukuri, ndakubwiza ukuri. Niwizera Imana, babandi bose bagucitseho, babandi bose bagufasheho ijambo, nibo bazafatira irindi jambo bavuga ngo uzi ko kanaka Imana yamutabaye. Kubera ko ari Imana yabikoze, ntabwo bazavuga ngo ni runaka, ahubwo bazavuga tuzi ko Imana uzi ibintu byabaye, ti runaka Imana, Kevin Imana yamutabaye. Bavuga Imana, bavuga kuko Imana yacu idakunda. Imana yacu ikunda icyubahiro. Imana yacu ni umugabo kandi ukomeye kandi ukunda icyubahiro. Rero ibishaka hari ubuzima ucamo kugira ngo uzubahishe Imana. Rero humura, witinya, izera Imana kuko niyo ishobora byose. Ahandi haravuga ngo nawe uzaharanire kubaho ukora iby'Imana ishaka kuruta kubaho ukora ibyo abantu bashaka. Haleluya! Uzaharanire kubaho ukora ibintu Imana ishaka kuruta kubaho ugendera mu buzima bwo gukora ngo bandebe, bankunde, bamvuge neza. Ntabwo bishoboka. Nubaho mu buzima bwo gushaka gushimisha abantu, ni ukuri pe uzarinda upfa nta muntu unejeje. Kuko abantu nabikubwiye ngo ntituzigera tunyurwa, ntabwo tuzigera. None se urareba umuntu arakureba, uriya muntu nawe ni muremure bikabije, yareba umugufi, uriya muntu uko ari mugufi cyane, yareba inzobe ati uriya nawe ni inzobe ye, yakureba uri igikara ati kiragika. Ntabwo mu muntu nakunyurwa kubamo. Kora neza
ukora ushimwe n'Imana, wikora neza ushimwe n'abantu, kuko ibyo wowe uri kumva ngo uri gukora neza abantu bagushimira ntabwo bishoboka. Ahubwo icyo nakubwira, wowe iga kubana n'abantu, urumva, wige uburyo kibana n'abantu utababangamiye. Wowe uharanire ko nubana n'umuntu, uharanire ko nimunatandukana utazabigiramo uruhare, uharanire ko nimutandukana utazabigiramo uburenganzira, ahubwo ugerageze muri wowe ubane nawe neza, ku buryo nanagenda azagenda bimuturutseho bitaguturutseho, maze nurangiza kora icyo Imana ishaka, tinya icyaha, gendera mu nzira Imana igushakamo. Nimba Imana igushaka mu kuririmba, jya kuririmba. Nimba Imana igushaka mu kuvuga ubutumwa, jya kuvuga ubutumwa. Nimba Imana igushaka mu kugaburira abantu, gaburira abantu. Nimba Imana igushaka mu gufasha imfubyi, bagufasha imfubyi. Wishaka kubaho uko abantu bashaka, kuko ubuzima turimo abantu baba bashaka ngo uvuge ngo runaka ngo yambwiye ngo gutya na gutya. Oya, mukunzi wanjye, mwene data, ndakwinginze kora ibyo Imana ishaka, wikora ibyo abantu bashaka, kuko abantu ntabwo bazaguhemba. Uzagerageza ukora ibyo, witware gutya, wimunyamunye, vuga ati reka ngende gutya basi ndebe ko runaka yanyumva, ndebe ko yankunda. Ntabwo azigera agukunda. N'uzagukunda azaba afite umutima mwiza w'Imana. Hari abantu badukunda, hari abantu dufite Imana yatwohereje ngo badukunde bizira uburyarya. Rero nawe senga Imana iguhe umuntu ugukunda. Ni ukuri Imana igitanga inshuti, Imana igitanga inshuti z'umugisha, Imana igitanga ababyeyi, ufite ababyeyi ikaguha abandi, Imana igitanga abavandimwe, ufite abavandimwe ikaguha abandi. Reka nkubwize ukuri, nusenga Imana wizeye, ukayisenga ukiranuka ku gato no ku kanini, ukabana nayo akaramata, ukayishingikirizaho ku manywa na nijoro, uyibwira ati Mana sinzakurekura, ugakirana nayo nka Petero, ukanga kuyirekura, ukayinambaho, ntabwo izigera igukoza isoni, nta nubwo izigera igutererana. Haleluya! Ni Imana itajya itererana abayo, ni Imana itajya igishwa inama cyangwa ngo igirwe inama n'abantu, yikora icyo yagambiriye ku buzima bwawe nk'Imana. Ariko nkunda Yesu cyane, haleluya, nkunda Imana cyane. Ariko iyi Imana utahamagara ngo uyitelefone kuri fone uyibwire ngo Mana ngo runaka ngo urabona byagenze gutya, ngo kubera uyu mugisha wamugeneye, ngo kubera iki kintu yakoze wuhindura. Haleluya! Imana yacu ntijya yumva amabwire. Nubana nayo, niwomatana na Yesu, ntazagukoza isoni. Njyewe Imana yajyaga imbwira ngo ndirahiriye, ndi Uwiteka ushobora byose, ndi Imana yawe none kugeza n'iteka ryose, sinzigera ngukoza n'isoni, sinzigera ngukoza isoni. Haleluya! Ese waba ufite isezerano ry'uko Imana yakubwiye ko utazakorwa n'isoni? Ibyo ngibyo amasezerano y'Imana ava mu gutindana nayo. Iyo watindanye nayo niho hava isezerano nk'iryo rikomeye. Rero iyo Imana yakubwiye ngo ntizagukoza isoni, wowe se urinde wo kumbwira ngo nzakorwa n'isoni? Wowe se urinde wo kubwira, wowe ninde wo kukubwira ngo uzakorwa n'isoni? Ntabwo zizagukora. Nimba ufite nzayimana, komeza usenge. Ntabwo bivuze ngo Imana ngo irakubwiye ngo sizagukoza isoni, uvuga ati reka nicare ndamarare, usenga mu gihe. Nimba wasengaga 5, senga 7. Nimba wasengaga 7, senga inshuro 14. Ndakwinginze, nusenga Imana ukabana nayo ukayiringira, ntabwo izigera gukoza isoni nk'uko nagusezeranye. Wahahirwa abantu baba mu nzu yanjye, babasha kunshima ubudasiba. Wahahirwa baba mu nzu yawe, babasha kugushima ubudasiba. Ngo abo nibagera mu gikombe cyitwa baka, bazagihindura ahantu h'amasoko. Haleluya! Ni ukuri, hahirwa mwebwe muri mu nzu y'Imana, hahirwa njyewe uri kuvuga Imana, hahirwa twebwe turi mu nzu y'Imana, tubasha kuyishima bikomeye, binoroshye.
abo ngabo twebwe turahirwa ko tukimenya Yesu. Urahirwa wowe uri kunyumva, wowe uri kumva ibi ngibi, kunda Yesu, mwiringire, mutabare, mumutabaza azagutabara. Haleluya! Nutabaza Imana ntabwo izigera ikureka. Imana yacu nishimwe. Haleluya! Imana, haleluya! Umuririmbyi yuzuye umwuka warimo ngo nimumvugire ngo Imana yo kabyara, ngo Imana yo gaheka, ngo njyewe ngo narayibonye impa umwana, narayibonye inyubakira, narayibonye inkura muri rigori, narayibonye, haleluya, impa ijambo, narayibonye imenyekanisha, narayibonye impuza n'abakomeye, narayibonye, haleluya, ngo mbega Imana we, ngo mbega Imana, ngo mbega Imana, Imana yacu ni ukuri. Nanjye ndabinginze nimumvugire Imana, nuko bidakunda hari igihe nzashyiraho ncinya akadeho. Imana yampaye guheka, abantu bari baravuze ko ngo sinzaheka. Imana yampaye ijambo aho nariburiye, inshuti zaramvuyeho, abavandimwe n'umuryango barandetse, ariko Imana ikabagarura. Yo haleluya! Mbega Imana irandyohera ku manywa na nijoro. Nzayikunda kugeza ubwo izambwira ngo mwana wanjye ndagucyuye. Haleluya! Imana yacu nishimye. ariko uzi Imana, ibaze kubyara ufite imyaka 15, Imana ikakurinda, ukagira komanda. Yo haleluya! Yo haleluya! Imana yacu nishimye. Imana yacu ni urukundo. Njya ntekereza ubuzima naciyemo, ubuzima nanyuzemo, avuga ati Uwiteka urahambaye, avuga ati Uwiteka urakora. Ni ukuri Imana yacu irakora. Yo haleluya! Hano nanditse ngo ab'isi ntabwo bajya banyurwa. Nta munsi n'umwe uzigera ubona umuntu yanyuzwa. Ntabwo bizakunda. Umuntu ahora abona ibintu bimeze gutya, nta cyiza abona. Rero impamvu nkubwiye aka kantu, kuko ab'isi batanyurwa ntacyo twabakorera ngo banyurwe. Basi dusenga Imana, kuko Imana yo ni nziza. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, iyo Mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Haleluya! Yesu waranesheje, waratsinze, ni wowe uturwanira intambara. Imana yacu nishimwe, Imana yacu ni nziza. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera yaremye, hanyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Haleluya! ngo anyurura mbabaye, ngo ankiza amakuba, ngo amaganya yanjye ngo ajya yanyakira, ngo niwe uruta inshuti zose zo mu isi. Haleluya! Birashoboka ko aka kanya uri wenyine, birashoboka ko aka kanya nta nshuti ufite, birashoboka ko aka kanya uri mu buzima bwo kwiheba no kwiganyira, ariko ndagutangariza ngo haracyari Imana iba inshuti y'umuntu, haracyari Imana akaba n'umubyeyi. Imana yacu ni umubyeyi. Imana yacu niwe nshuti nziza iruta inshuti zose zo mu isi. Njye narabibonye, Imana itavuze ngo yewe runaka genda ukunde runaka. Imana igiye twohereza inshuti nziza ku buzima bwawe. Humura ndakwinginze,
ngo anyurura mbabaye, ngo akiza amakuba, ngo amaganya yanjye ngo ajya yanyakira, ngo yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Imana yacu niwe nshuti nziza, niyo nshuti itagihemuka, niyo nshuti yo kwizerwa kandi yo kwiringirwa mu biriho byose, nta na kimwe kitaremwe nayo. Witerwa ubwoba n'amagambo y'abantu. Birashoboka ko aka kanya ubuzima uri gucamo buri wese agufiteho ijambo. Imana ijya yambura ijambo, Imana ijya ibambura ijambo ribi ikabaha ijambo ryiza. Aka kanya uri kuvugwa nabi, ariko ejo hawe ntabwo uhazi. Senga Imana uyizeye. Birashoboka ko ubuzima uri kunyuramo bwahinduka. Ejo ukaririmba intsinzi, ejo ukaririmba indirimbo zo kunesha, ejo ukaririmba indirimbo z'amazamuka. Haleluya! Ubwire ugaca hirya no hino, ubwira Imana ati haleluya, haleluya, haleluya. Ukavuga Imana, abantu bagatangara. Rero inshuti yanjye mukundwa, mwene data, iringira Imana ku manywa na nijoro. Wariye utariye ntugateshuke, wasonza Imana ijya igabura, Imana ijya itanga ibyo kurya. Ni ukuri inzara yarandiye, gutyo undeba naraburaye 1, 2, 3, 4, ku buryo hari igihe nabonaga ibyo kurya bikananira. Nigeze kuburara nkwita uriya mwana, urumva ubuzima nari ndimo, nari nkwita umwana utagira se. Umusore yagerageje kumfata aranyihakana, arambwira ati warasaze. Nose nari kuganyirana, ndangije mbihisha famiye nari nkiri umwana kubera ubwoba n'iki, mbaho mu buzima bwo kuba njyenyine. Inzara ikandya, hahandi nabonaga n'ibyo kurya kubirya bikananira, umuhogo harafatanye, kurya bikananira. Rero Imana yacu igitanga ibyo kurya, Imana yacu igitanga imibereho, Imana yacu ijya ihindura amateka y'umwana w'umuntu agahinduka. Hari akaririmbo kavuga ngo uri umugiraneza mwami ntujya uhinduka, hari abatakuza ariko twe turakuzi, hari abatakubona ariko twe turakubona, hari abatakumva ariko twe turakumva. Haleluya! uri umugiraneza mwami, ngo ntabwo ujya uhinduka. Ngo hari abatakubona ariko twebwe turakubona, hari abatakumva ariko twe turakumva. Rero Imana yacu nishimwe, amahoro y'Imana abane namwe. Izera Imana, ni umugiraneza. Bya bintu ubona bikomeye, bya bintu ubona bidahinduka, Imana ijya ibihindura. Mbifurije amahoro ya Nyagasani, mbifurije ubutabazi buva i Siyoni, mbifurije kurengerwa n'Imana, mbifurije kugira ijambo aho mwariburiye, mbifurije gusetswa n'Imana. Imana igusetse mu izina rya Yesu. Ibyo ubona bidashoboka, Imana ibigira ibishoboka. Ni ukuri amahoro y'Imana abane namwe. Yari Kevin TV. Ndakwinginze wowe uri kunyumva, kanda subscribe, ukore share, ushayaringa abandi, ushyireho komenti. Ni ukuri urawushyigikiye. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda cyane. Umugisha w'Imana ugume kuri mwebwe. Haleluya! Imana nishimwe.